Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Turasoma igice cya 3 n'umurongo wa 15. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi bikwandikiriye kugira ngo nindinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushigikiye. Kandi bikwandikiye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushigikiye. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 19. Nuko bikira abashitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, kandi muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose irateranyijwe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera umwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Amen. Amasaha aragiye, reka tuganire ijambo ry'Imana mu minota n'ikimana iduhaye. Mbere ya byose dushimiye ubuyobozi bw'itorero butwemereye guhagarara hano. Imana ibahe umugisha. Dushimiye Imana nayo yatwemereye kugira ngo dukandagire hano. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo ntinda, ndavuga amajambo makeya cyane. Ndashaka kuvuga hejuru y'umugambi w'Imana w'iteka ryose. Amen. Haleluya. Umugambi w'Imana w'iteka ryose, cyangwa se umugambi w'Imana kw'itorero. Hari igihe umuntu yakora ibintu byinshi ariko akaruhira ubusa. Barangiza bakamubwira ati ibyo wakoze byose ntabwo ari byo twagusabye, bibaye imfabusa, kubera ko utabikoze mu gishushanyo mbonera cy'icyo bagusabye. Ibi bintu tubamo by'Imana ntabwo ari ibintu bidukomokaho, nta nubwo bikomoka kuri ba sogokuru. Hari abantu baza baje kuvuga bakavuga bati ngo papa ngo yari umupasiteri. Nubwo sogokuruza wawe yaba ari pasiteri na sogokuru wawe na papa wawe nawe ukaba pasiteri, iby'Imana byose byakomotse kuri yo, byakomotse kuri wewe. Ugomba kubikora nk'uko Imana yabiteguye. Kandi iby'Imana si inzaduka, si zo muri demi, nta nubwo ari guhera muri rimwe.
ibyo tubamo byose Imana yarabiteguye kuva kera imfatiro z'isi zitarashirwaho, kandi mu byo Imana yateguye harimo n'itorero. Haleluya! Umugambi mukuru w'Imana uruta iyindi yose ku isi ni itorero ryayo. Ntabwo ari guverinoma, ntabwo ari za asosiyasiyo, ntabwo ari ONU, ntabwo ari organization, ntabwo ari Amerika. Umugambi w'Imana uruta iyindi yose ni itorero ryayo, yaguze amaraso yayo. Amen. Haleluya! Nimba rero utaba mu itorero, utanasobanukiwe itorero, utazi n'ibikorerwa mu itorero, n'utazi ibigomba kugendererwamo, ntabwo ukorera mu mugambi w'Imana, ukorera hanze y'umugambi w'Imana. Kuko ibyo Imana yashimye byose, yashimye ko bikorera hehe? Mu itorero ryayo. Ariko rero ikibabaje, nimba hari ikintu kidasobanutse n'abantu batazi n'itorero, n'ubwiru ntibafite n'inzira yo kurimenya. Ntabwo n'abantu bafite inzira yo kumenya itorero, kuko ntibafite n'akayira kaberekezayo, ntibaba banashaka no kubimenya, birahishe. Kuko impamvu ni iki? Ni uko aho bakagombye gushakira amakuru y'itorero si ho bayashakira. Mu mugambi w'Imana wanditse muri Bibiliya, kuva kera kose Imana yagambiriye ibintu byose ko ibikusanyiriza muri Yesu Kristo. Irangije yohereza Yesu Kristo hano mu isi. Imana ubwayiriza mu isi yuzuye ubwiza. Itorero rikomoka kuri Kristo. Umugambi w'Imana, ubwiza bw'Imana yashakaga kwerekana ku isi, yawushize muri Kristo. Irangije Kristo acungura itorero kugira ngo wa mugambi w'Imana Kristo yagakoreye mu isi ukorerwe hehe? Mu itorero. Haleluya! Amen. Haleluya! Haleluya. Abantu benshi bazi ko itorero ari inyubako. Hano turi, iyi ntabwo ari inyubako Imana yavuze, Yesu yavuze ko azubaka. Yesu yaravuze ngo zubaka itorero ryanje, imiryango y'ikuzimu ntizarinyeganyeza. Icyo yavugaga ntabwo ari ano mabati n'abantu bagombaga gukizwa bacunguwe n'amaraso ya Yesu. Itorero ryakomotse hehe? Ntabwo ari mwenyine mutarizi, na ba Petero ntabwo bari bazi, n'abahanuzi ba Yesaya ntabwo bari bazi. Abantu berekwaga bakabona Kristo arapfuye, Kristo arahambwa arazutse, ariko ikivuyemo ni iki? Itorero ni abantu Imana yahurije muri Kristo Yesu, kandi ikoresheje umubiri wa Yesu Kristo. Umubiri wa Yesu Kristo wakuyeho ubwanzi bwadutandukanyaga n'Imana, buduhuriza mu Mana. Abari kure, abanyamahanga bari kure, abatari bafite Imana, abatari bafite ibyiringiro, abatari bafite Kristo, bose bahuriza muri Kristo, ibaremamo umuntu umwe ushitse kandi urimo Kristo. Nta mukristo ugira amapurusa y'ubukristo 30. Nta mukristo ugira amapurusa y'ubukristo 50. Nta mukristo ugira amapurusa y'ubukristo 99 n'ibice 9. Hariho umukristo 100%.
n'umupagani 100%. Nta kirumira habiri gihaba. Kandi buri mukristo wese nurimo Kristo. Amen. Haleluya. Nukuvuga ngo itorero ni ba Kristo bato bahurijwe mu mubiri wa Kristo. Niyo mpamvu twitwa umubiri wa Kristo. Utarimo Kristo si umukristo. Utarimo ubugingo bwa Kristo si umukristo. Kandi utarimo umwuka wa Kristo si umukristo. Noneho ni gute Yesu Kristo yubatse itorero? Ubwo Petero yavuze ngo uri Kristo, umwana w'Imana uhoraho, aravuga ngo kuri urwo rutare nibwo nzubaka itorero ryanjye. Itorero rya Kristo ryubatse gute? Ryubatswe n'amabuye mazima. Haleluya. Abakristo bahindutse amabuye mazima kubwo kwakira ubutumwa bwiza. Impamvu baba amabuye mazima nuko bagira ubuzima bwa Kristo kandi bakaba bubatse kuri Kristo. Nyiri torero ninde? Ni Yesu. Umwubatsi waryo ninde? Ni Yesu. Uryeza ninde? Ni Yesu. Uryubaka ninde? Ni Yesu. Aryubakishaho bana, aryubakaho akoresheje ijambo ryayo, akaryubakaho amabuye mazima ari mu bugingo bwe. Umuntu wese utari mu bugingo bwa Kristo ntaza yubaka ku itorero. Tiyo kubaka ku mubiri wa Kristo ntiyofata. Ni ukumushiraho akagwa hasi kubera ko adafite ubugingo bwa Kristo muri we. Iryo ni ryo torero. Itorero si bano bateraniye hano. Itorero ni abantu bubatse kuri Kristo bafite ubugingo bwa Kristo. Mwese muteraniye hano ntabwo tubizi nimba muri itorero, keretse nimba mufite ubugingo bwa Kristo buri muri mwe kandi Kristo akaba yarabashize mu mubiri we. Nimba mutari ku mubiri wa Kristo ntabwo muri itorero. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo, nkwandikiye ibi kugira ngo umenye ibigomba gukorerwa mu nzu y'Imana. Nkwandikiye ibi nindamuka ntinze ndashobora kuza cyangwa sinze vuba, ariko nubona ndatinze ndabikwandika kugira ngo uzamenye ibigomba gukorerwa mu nzu y'Imana. Apana hano si mu nzu y'Imana. Haleluya. Hano si mu nzu. Inzu y'Imana ni iyihe? Ni abakristo bose barimo Kristo bateranyirijwe hamwe mu mubiri wa Kristo, bababwamo n'Imana. Niyo nzu y'Imana. Umukristo wese uri mu mwuka w'Imana niwe wubaka n'uhinduka irindi tafari, nawe ugahinduka irindi, mwese mukaba inzu y'Imana ibabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ari hano. Hano ntabwo ari mu nzu y'Imana. Haleluya. Haleluya. Noneho muri abo bantu bagize inzu y'Imana, muri iyo nyubako y'Imana, ni ibiki bigomba gukorerwamo? Ubu twateranye hano ni inzu y'Imana yateranye. Titwateraniye mu nzu y'Imana, ahubwo inzu y'Imana yateranye. Amen. Amen. Haleluya. Beza Imana icyubahiro. Haleluya. Timoteyo, uramenye ntugakorere ibidakorwa mu nzu y'Imana. Ntugakorere ibidakorwa mu nzu y'Imana. Ugomba kumenya uko bigomba kugenda, ukaba ari byo uzakora.
mureke mbabwize ukuri, ndababwiza ukuri yuko ibi bintu byose dukora byinshi si iby'Imana yageneye ko tugomba gukorera mu nzu yayo. Ibyinshi n'ibyo twihangiye, n'ibyo abantu baraguye hano hanze, n'ibyo abantu biraguriye, ariko Imana ntabwo yazanye inzaduka. Noneho abakristo bagira amayeri menshi, babona bakoze utuntu tutari mu mugambi w'Imana, bati ngo ni umwuka. Umwuka uzi uko wagera mu mugambi w'Imana? Ni umwuka uturutse hehe? Umwuka ukora ibyo Imana itageneye mu itorero ni umwuka uvuye he? Kandi itorero ari inzu y'umwuka. Inzu y'umwuka izikorerwamo ibihabanye n'ibyo bakagombye gukorerwamo, kandi ari inzu y'umwuka. Abantu rero iby'umwuka byose babyise bitaboneka, ibizimije n'ibintu byose. Kuriya Imana ibintu byose yabishyize kuri gahunda. Ibintu byose biri kuri gahunda, hano biranditse ibigomba yaravuze ngo okay, itorero ni umwubatsi n'indi ni Yesu, nyiri itorero n'indi ni Yesu. Ariko ubu nyine si igitangaza mpagurutse mufite itorero ryanje. Wapfuye ryari? Warabambwe? Amaraso yawe icyo yakora gusa ni ukuduhumira, nta kindi. Ni ukuduhumira akatiyoroha dukiza. Ni ukuzavuga ngo natwe dupfe. Haleluya. Paulo asezera abakuru b'Efeso, b'itorero ry'Efeso, arababwira ngo mwirinde ubwanyu mwa bakozi b'Imana, umurinde n'umukumbi wayo. Imana yaguze amaraso yayo, twaguzwe amaraso y'Imana. Itorero Imana yariguze amaraso yayo. Haleluya. Haleluya. Itorero ni abakristo bose babwirije ubutumwa bwiza, bababwamo n'umwuka wera, bakaba barashizwe mu mubiri wa Kristo. Nimba utari ku mubiri wa Kristo, nimba utaba no mu itorero iryo ari ryo ryose, ubwo nivuga ngo ni mu itorero, uravuga ngo nimba ntabarizwa hehe, ngo muri Pawulo, cyangwa nimba ntabarizwa he muri ADPR cyangwa mu yandi matorero hariya muri gospel n'ahandi, uravuga ngo niho mu itorero. Mu itorero ni mu mubiri wa Kristo, ni mu nzu y'Imana ibabwamo n'umwuka we. Simvuze ko aya yandi atari amatorero, ni amatorero agaragariramo wa mubiri wa Kristo mu buryo bw'umwuka, ariko bose abayabamo ntabwo bose ari abo mu itorero. Hari n'abandi baherekeje abandi bataba ku mubiri wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Reka nsoze. Umugambi w'Imana uruta ibindi byose. Imana yageneye ko Imana yagenye ko ifatiro z'isi zose zitarabaho kugeza iteka ryose, yuko abantu bazishimira ubwiza bwayo, bazabona ubwiza bw'Imana. N'icyo Imana yagambiriye, kugira ngo hatagira umuntu wese washimwa cyangwa waratwa, wavugwa ko ari we bibagwaho. Ntiyakagire n'umuntu n'umwe, kuva iteka ryose kugeza iteka ryose. Waba wabwirije, waba wasenze, waba wagize gute, waba wahagurukije ibirema, waba nubwo wazura bapfuye, nta munsi n'umwe Imana yagambiriye kuko icyubahiro cyayo kizaba icyawe. Ntabwo yabigambiriye. Nta munsi n'umwe, nubwo wogira gute, nibwo wogendesha umutwe ukagira i Remera, wowe urakorera Imana. Ntabwo Imana yagambiriye ko icyubahiro kizaba icyawe. Imana yagambiriye ko icyubahiro ari icyawe. Haleluya. Haleluya. Nitugera mu ijuru nta kindi tuzaririmba ubwiza bw'Imana.
icyo Imana yashiriye itorero hano ku isi ni ukugira ngo abantu babone Imana mu itorero. Iyo bavuze ko turi umubiri wa Kristo, si uko turi amaguru ya Kristo, ahubwo turi ukuri kwa Kristo. Nitwe abantu bose bagomba kubonamo Kristo. Ntitube igitwikirizo cyo kuba Kristo ataboneka muri twe kandi twitwa ko turi umubiri wa Kristo. Ubwo se nabona umubiri wawe kandi wasigaye hehe? Wasigaye iriya hirya Sonatime. Mbonye umubiri wawe, mbonye kamere yawe. Kugira ngo Imana igaragaze kamere yawe, nuko yaduhinduye umubiri wa Kristo duhinduka itorero. Kugira ngo abantu nibazaza batubona babone ubwiza bw'Imana, babone Imana muri twe. Nibarangiza bashime Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yagambiriye ko ubwiza bwayo buzabonekera hehe? Mu itorero. Imana yagambiriye ko imbaraga zayo zizabonekera hehe? Mu itorero. Imana yagambiriye ko ineza yayo izabonekera hehe? Mu itorero. Imana yagambiriye uko ingana kose izagaragarira hehe? Mu itorero. Imana ntisangiye itorero na Satani. Ariko ikibabaje ni amatorero y'iki gihe agaragaza Satani, atagaragaza Imana. Atagaragaza kamere y'Imana. Ni ukuvuga ngo itorero niryo Mana yahanye ku isi. Imana iri mu ijuru yacunguye itorero kugira ngo itorero ryerekane kamere y'Imana, ryerekane urukundo rw'Imana. Imana ntizavuga ngo nguru urukundo, izarurebera mu itorero ryayo, izarurebera muri wewe. Ni wewe mutangazaji wa upendo. Ni wewe uzerekana urukundo rw'Imana, ni wewe uzerekana ubwiza bw'Imana, ni wewe uzerekana kubaho kw'Imana, ni wewe uzerekana imbaraga z'Imana. Imana nyiribihe ifite imbaraga zose, yafashe imbaraga zose izishyira mu Kristo. Imbaraga z'Imana zitagira akagero ziba muri wewe, ariko ntazo uzi. Buri munsi uzisaba. Hari n'abazisabye bageze hano ngo Imana twohereze imbaraga, kandi Imana ivuga ngo yabahaye imbaraga izo yakoreye muri Kristo Yesu muzuru. Nimba hari abantu batiyizi ni abakristo, tibizi bariyobewe. Niyo bokwireba mu ndorerwamo gute, cyakora ntayo bagira ngiyi, ariko birebera mu bishuru nabi, bakirebera mu makuru yo muri quartier, bakazabaza abantu gusura mbona gute, irebere hano. Abantu benshi bazi ko iyo bavuze ngo nta mbaraga dufite ngo n'Imana ibaha imbaraga, oya, ahubwo no kwiyoberwa. Ntazi guha, yaraziguhaye ko ntazi ubizi. Ntazi guha, iziguhera iraziguha gute kandi iraguha kabiri. Urazifite ariko ntazi uzi. Ntuzi uko uzifite. Ufite ubwiza bw'Imana, ufite imbaraga z'Imana. Imana yakugize itorero, kandi itorero ni umubiri wa Kristo ugaragaza ubwiza bw'Imana, ariko ntazi uzi. Twohereza imbaraga z'Imana, twohereza ubwiza bwawe, nimumanuke. Pawulo yaravuze asengera Abaefeso, arababwira ngo mumenye ubwinshi bw'Imana. Izi Imana yakoreye muri Yesu Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ngo izo iduha twebwe abizeye. Amen. Nimba witwa kuko uri uw'itorero, haleluya, nimba witwa kuko uri urugingo rw'itorero, uri inzu y'Imana, umenye aya majambo ya mbere. Pawulo yavuze ngo umenye ibigomba gukorerwa mu nzu y'Imana, kuko iyo nzu y'Imana ari inkingi ishigikiye ukuri. Nta handi isi izaza gushakira ukuri usibye mu itorero. Amen. Bibiliya itubwira ko Imana yagenye ko, Imana yateguye ko ab'isi bazigishwa ubwenge bw'Imana n'abo mu itorero. Itorero ry'igitego, urebye itorero riri hano nyine muri Afurika, nta kintu ryibona mu buryo kwigisha isi. Ahubwo umuntu ari kumara gukizwa kandi akaba ari n'umushumba, ari na pasiteri, akaza atumira abantu bo muri university ngo baze bamwigishe iby'Imana. Kandi isi Imana yayiteguye ko itorero ari ryo ribigisha ubwenge bw'Imana.
babigishe imbaraga z'Imana, babigishe kubaho kw'Imana. Ariko ntabwo dukora kubera iki? Ntabwo twiyizi, twamenye kamere yacu n'ibyo Imana yadushize. Haleluya. Itorero riraruta oni. Vuga amen. Itorero riraruta oni. Umuryango w'abigunze bose. Kuko Imana ntiyigeze gutegura. Imana ntiyateguye oni. Haleluya. Za organisation za food ziriya zose abantu bavuga ngo bazabahabwa barye baruhi. Bari za pa ziriya zo kugaburira abantu bakeneye. Ntabwo ziri muri gahunda y'Imana. Haleluya. Imana ntiyateguye za pa na ziriya bindi byose. Ni ibintu abantu bishiriyeho, ariko umugambi w'Imana yari iteze ko itorero ryo bizaza rigaburira abantu. Yego. Ari ibibazo zabita ku Mana. Mwari kubona impango mushirika. Yaho ko mwari muri ibyo matawanyiko. Yabereye amatorero yayo matawanyiko. Igitanga. Kanzi. Imana yateguye itorero kugira ngo isohoze umugambi wayo. Itorero naryo riranga. Ndanze sinje ukwiriye. Ahubwo itorero riri gushakisha utundi dushinga nyine kugira ngo rifashe. Kandi ryo ryakomeza gufasha. Kubera ko batime batanga imbaraga na misiyo yabo. Timoteyo uzamenye ibigomba gukorerwa mu itorero. Timoteyo uzamenye ibigomba gukorerwa hehe? Mu itorero, mu nzu y'Imana, mu nkingi y'ukuri kandi ishigikiye ukuri. Nta handi ukuri kubonerwa ni muri Yesu Kristo. Nta handi imbaraga zibonerwa ni muri Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo ari mu itorero. Amen. Haleluya. Haleluya. Ibyo mukora mu itorero byanditse. Ibyo uri gukorera mu itorero byanditse. Ni uwuhe mugambi uri mu gusohoza mu itorero? Imana yahamagaye itorero. Yazanye Kristo ihamagara itorero. Imaze kugira itorero, iki itorero rigomba gukora ni ukujyana abakristo kuri wa mugambi w'iteka ryose. Kandi umugambi w'iteka ryose ni uko abantu bose uko bangana, Abanyafurika, Abanyarwanda, Abanyakenya, ab'isi bose, umugambi w'Imana uruta iyindi yose kandi uri mu itorero. Kandi icyo itorero rigomba gukora ni ugusa na Yesu Kristo. Nimba hari imbaraga abantu bafite barashaka gusa n'Abanyamerika. Nta gahunda yo gusa na Yesu. Umuntu wese arimo arishiramo imbaraga zo kuvuga Icyongereza nk'Abanyamerika. N'abatakizi n'abatarakize bose barashaka kuvuga ya na so n'utundi tuntu twose. Rero gusa n'Abanyamerika. Ntabwo abantu bashaka gusa na Yesu. Ab'Imana yamenye kera, yagambiriye kera kubashushanya n'ubwiza bw'Umwana wayo. Niyo ndunduro y'ibintu byose. Nicyo cyatumye itorero ribaho. Nimba muterana ni ukugira ngo muse na Yesu. Nimba muririmba ni ukugira ngo muse na Yesu. Nimba mubwiriza ni ukugira ngo muse na Yesu. Nimba musenga ni ukugira ngo muse na Yesu. Si ukugira ngo mubone amamodoka n'udufaranga. Turiya utwo niyo woteka imitwaro hirya wabona amafaranga. Hari n'abayateka bakayabona. Si wo mugambi w'Imana kuri wowe. Si amafaranga. Wayakora ukayabona. Umugambi w'Imana ni ugusa na Yesu. Yego. Haleluya. Itorero icyo ribereyeho, icyo rigomba gukora, icyo Pawulo yabwiraga Timoteyo, ugomba gukora ibintu bikwiriye bitunganya abanyetorero bagasa na Yesu, kuko niyo ndundu. Ubu nyine ubu turi hano
Haleluya. Nta kintu na kimwe cy'Imana twagusaba Imana ikaduha. Imana yaradutsindishirije. Amen. Ntabwo twadushaka gutsindishije. Imana yaradutsindishirije, yaraduhamagaye, yaduhaye ubwiza. Dusigaje ikintu kimwe gusa. Haleluya. Turi no mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Harabura ikintu kimwe. Harabura kwambara umubiri w'ijuru. Nicyo kintu gisigaye. Ariko mu gihe tutarambara umubiri w'ijuru, twese tugomba gukura tugasa nande na Yesu Kristo. Nicyo Imana yahamagariye itorero. Nimba indirimbo zayo zidatunganyiriza abantu gusa na Yesu, ntacyo zimaze. Nimba amasengesho yawe atagutunganyiriza gusa na Yesu, ntacyo bimaze. Nimba kubwiriza kwawe kudatunganyiriza abantu gusa na Yesu, ntacyo bimaze. Ibyo nibyo bigomba gukorerwa. Ni ukuvuga ngo ibikorerwa mu itorero byose bigomba kuzenguruka mu gusa nande na Yesu. Ntabwo ari iterambere ngo twubatse, ngo twagize gute, ngo nabuze imodoka, ngo narazamutse, Imana yarazamuye. Nimba ushaka kuzamuka iriya mu nyenyeri, ariko nubwo utabusa na Yesu, urimo uramanuka hasi. Ibyo wakora, ibyo urimo, ibyo wakora uyu munsi, nibyo kuganisha kuri Yesu. Yesu niwe Alpha na Omega, itangiriro. Imana ibaheze umugisha.